Right kabisa niza kafana Rayon Sport mwese muhari neza cyane Murera irimo irakora ibintu byayituje kabisa ibintu rakomeye cyane muri baza ngo ese mu makuru aramutse muri Murera ese bimeze bite harimo amakuru meza cyane muri Rayon Sport ese bigena na transfer bimeze bite muri Rayon Sport kabisa niza kafana Rayon Sport muhari hari amakuru umeza cyane byutsa avugwa muri Murera bite bya Fadi Bayo ese bimeze bite ese azajya hembwa amafaranga angahe muri Sport igihe yaba yasinye ese uyu mukinyi mureba bimeze bite ubundi gahunda ze niziye kabisa muri Rayon Sport umukinyi ukomeye cyane ese umuwinga karabutaka ugiye kuza muri Rayon Sport ese bimeze bite we gahunda ze bimeze bite ibyo byose murabikurikirana right kabisa mu makuru aramutse muri Murera kabisa naraye nshakisha amakuru hirya no hino ngo ndebe ko nagenda mbona amakuru make kugira ngo mbyuke mbahereza amakuru meza cyane muri Rayon Sport kabisa nize ko muhari mwese cyane uyu mukinyi mureba kabisa tugiye kumugarukaho mbabwire se bimeze bite muri Rayon Sport ubundi gahunda ze nize ko Rayon Sport mwese muhari neza cyane muri iki gitondo ndabizi bamwe baba baryamye barimo baruhuka weekend niyo kuruhuka rimwe na rimwe usanga abantu bamwe bakiryamiye ariko amakuru yo ahoraho ntago amakuru nta nimwe amakuru azaba adahari kabisa niyo mpamvu natwe tuba turanga ngo bimeze bite uyu mukinyi mureba hangaha uyu mukinyi ibintu bikomeje kugwana igihe uyu musore nawe ni umunyamara ukomeye cyane umusore muri equipe yakinagamo hariya muri Malawi uyu musore nawe niwe mukinyi mwiza w'ukwezi kwa 12 uyu mukinyi kabisa twagiye mu cyumukinyi mwiza w'ukwezi kwa 12 ni nimero 9 ukomeye cyane uyu mukinyi gahunda zihari uyu mukinyi nuko igihe bya Fadi Bayo bikomeje kwanga uyu mukinyi bashobora kuvuga bati reka tugire gute dushobora kugira gute dushobora kuba twahita tugira gute dushobora gute twamuzana niko ibintu bimeze muri Rayon Sport uvuga ati uko Fadi Bayo arimo amafaranga menshi ni mujyana abwira amafaranga uyu musore ari kwaka Rayon Sport y'umushahara nicyo kintu batari banoza neza bimwe mu byo batari banoza n'umushahara urimo ku kwezi amafaranga azajya ahembwa kwezi arimo arashaka amafaranga menshi cyane raza kubabwira ne mugira kuri Fadi Bayo Aziz ndabwira amafaranga uyu musore yifuje muri Rayon Sport yajya ahembwa kuko ni uzajya niwe wabahembwa amafaranga menshi muri Rayon Sport ese uramaza ngo bimeze bite ndayafite yose yahanga kabisa uyu mukinyi wabanje nkuko nawe babwiye umukinyi no mukinyi mwiza ariko arahenze right arahenze no mukinyi ukomeye cyane uyu mukinyi wari witwaye neza mu kwezi kwashize ni watwaye igihembo cy'umukinyi witwaye neza mu kwezi kwa 12 uyu mukinyi biravugwa ko gose igihe bya Fadi Bayo byaba byanze uyu mukinyi bahita bagira gute bakomeza kunegosia nawe akaba yaza kugira gute gusimbura Fadi Bayo akaza gufatanya n'umusore Ifani nganye kabisa niyo makuru meza cyane muri Rayon Sport ubwo ya Fadi Bayo ukomeje kwanga uriya mukinyi mwabonye ku ifoto ya mbere ashobora kugira gute ashobora kuba yaza akaza gafatanya n'umusore Ifani nganye uyu no muwinga ushaka gukina kuri nimero 9 uyu mureba uyu no muwinga ushaka gukina kuri nimero 9 ushaka gukina ku ruhande rw'ibumoso right no left back winga kabisa uyu mukinyi araza gutangwaho miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda umukinyi ukomeye cyane ugifite amasezerano AS Manyema uyu mukinyi mu mikino nyafrika uyu mukinyi yatsinze igitego Mamelodi Sundowns mu mukino yo gushaka etike ariko equipe ya AS Manyema ikaba yaravuyemo kabisa biroroshye ko uyu mukinyi muri iki cyumweru agomba kuza uyu munsi ku cyumweru nejo kuwa mbere iki cyumweru twatangira kuwa mbere nababwiye ngafana Rayon Sport mujye murambaza ngo bimeze bite uyu mukinyi kuri miliyoni 40 ashobora kugira gute gusinya kandi we ku ibiganiro birigeze nko kuri 87 kwijana kabisa kugira ngo abe yabasha gusinya ngira ngo Rayon Sport iri gukora ibintu byayo neza kabisa ngiye kugira kuri Fadi Bayo mbabwira amafaranga yifuje ko yajya ahembwa muri Rayon Sport kabisa mbabwiye nuko bimeze gato ku musore gato updating gato umusore right uyu musore umugande Charles Bare nawe bikomeje kugorana avuga bati ese bimeze bite Charles Bare ubundi bimeze bite umusore Charles Bare nawe kase ushaka kwanga arimo arakora ibintu bimeze nk'ibya Ojira kabisa right arimo arakora ibintu bimeze nk'ibyo Ojira yakoze ariko abafana Sport abayobozi ba Sport bavuga ngo right baravuga ngo
ugomba kugaruka ugakora imyitozo, kuko uyu musore yabonye ikipe muri Libya arashaka kugenda, ashaka ko Rayon Sport imurekuza akagenera ubuntu amafaranga akajya wenyine, ariko Rayon Sport avuga ngo none mba wabonye ikipe uzane hano tunegosi niyo kipe amafaranga tuyagabane, nimba utabyemeye ubwo turaza kukwandikira ibaruwa tukubwire kubwira ko wataye akazi. Ariko uyu musore yavuze ko agwaye, baramubwira ngo vayo hano ekipe irakuvuza, avuga ko ngagwaye cyane ngarenda kuza, ariko Zandani yabonye ikipe muri Libya, uyu musore ari kwanga kuza. Kubijyana na Fadi Bayazizi, uyu musore Fadi Bayazizi mu nama yabaye ku munsi w'ejo yanzuye ko bamukeneye, baramukeneye, ariko bashyiramo akantu kavuma, aravuga ngo Fadi Bayo nakomeza kugora Rayon Sport birashoboka ko twamureka tukajya gute tukatwashaka abandi. Rayon Sport zimwe mu mpamvu nababwiye zatumye Rayon Sport itenda gusinyisha abakinnyi, hari umuntu wabagira inama arababwira ngo mwitonde kugura abakinnyi muhubutse, mutazagira gute musagura abakinnyi muhubutse, mutazagendera mu muvuduko wa APRS mukagura abakinnyi muhubutse, bigagira gute mukagura abakinnyi batari beza cyangwa se batameze neza muri rusange, mukaba mwagura abakinnyi b'imfube kabisa. Ababwira ati mutuze, niyo mpamvu Rayon Sport burya byakwitemo n'amafaranga arabura, ariko bimwe mu byatumye Sport igenda ikomeza gutinda gusinyisha abakinnyi no kwitonda kugira ngo bataza n'abakinnyi badashoboye, nazo izo mpamvu zari zirimo. Rayon Sport rero rwose ku munsi w'ejo inama yakubitiwemo amafaranga, habonetse icyo bita ibiceri. Line Sport kabisa, fana Rayon Sport mugiye kujya mwumva Zandani kabisa amakuru aryoshye. Ubwo abandi bakinnyi Alon Banega uyu musore nawe arasinya, Zandani umusore nawe arasinya hagati y'umunsi ku cyumweru n'ejo kuwa mbere, ashaka ko bazagera kuwa gatatu. Harimo hari abasore babiri basinye cyangwa se umukinnyi umwe yasinye, nizo gahunda bafite. Umusore Fadi Bayo Azizi, nabibabwiye ngo ndaza kubanyuriramo numva amafaranga ashaka guhembwa ku kwezi. Umusore nababwiye ko yifuzaga amezi 6 kugeza mu kwa gatandatu agazoka muri equipe Rayon Sport agasinya amezi 6 yonyine, ariko baravuga ati ashobora kugera muri kwezi kwa gatandatu yifitiye forume ameze neza agahita asohoka muri equipe agasika nta kintu tubonye. Aravuga bati ugomba gusinya umwaka umwe n'igice. Fadi Bayo yari yarabyanze, ariko bari guhuriza hagati mu mwaka, bakavuga ati Fadi Bayo ari kwemera ko yasinya umwaka, ariko yemera ko yasinya umwaka umwe, ariko Rayon Sport bacyapushinga ngo bare ko yasinya umwaka igice. Uyu musore arimo arabaka 4,500,000 z'amafaranga y'u Rwanda, aba ariyo yahembwa ku kwezi, ariko Rayon Sport barimo barahuriza muri 3,200,000 kugira ngo barebe ko ariyo bamuha, kuko bamuhaye 3,000,000 bari kwinangira, mumva ntago ari kuzemera, ariko barimo baracyahuza ngo ariko bahurira muri 3,200,000 byibuza by'umushahara w'u Rwanda kugira ngo arebe ko yasinya uyu musore. Nizo gahunda zihari. Aziz Fadi Bayo ariko nakomeza kwigira ibintu by'inuza kabisa, bahita bamushaka ku ruhande baganiza umunyambari umeze neza, bati we arimo aranakina afite forum kuruta uko twazana Fadi Bayo aduhenze tutazi nuko ameze. Ubwo amaze igihe kinini adakina right, nuko Rayon Sport avuga nk'umukinnyi wese uyijemo ngo ahita azamura urwego, ariko baravuga bati nakomeza kugorana turaza kwisaka, turisaka tugire gute twishyura tuzi ko akina umukinnyi ukomeye cyane. Afana Rayon Sport nababwiye ngo mukomeze muri hafi mumeze neza kabisa, murajya murabona amakuru atandukanye menshi cyane buri saa kabisa, tuba updatinga. Ciao kabisa, ni makuru ari muri Rayon Sport muri iki gitondo kabisa.